Yes, reka mbahe ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye tubifuriza kugubwa neza. Ndi kumwe n'umuntu w'Imana ukomeye Bishop Buhungu Abel. Bishop umeze neza? Meze neza. Ko ndebe utangiye wishima. Arya ninde abatipe basuzugwe yishimye mu ruhara ni bande ni Elia ni Elisa. Oyikoze muri abatipe baravuga ati karakagabo kuruhara. Undi nawe ngarara karahita bagatisha tinga nze mbereka. Ngo amadubungu yohereza amaduma cagagura abo batipe. Donc dube ebyiri z'ingore zahise zica abasore 42 biravuga ngo yabavumye mu izina ry'Uwiteka. Yego umuvumo urabaho. Bo ndakwakiriye murakoze cyane. Hanyuma twihuse cyane hari ubuhanuzi. Yego uherutse guhanura uvuga ngo iki? waravuze uti hari umupastori hariya mu gihugu cy'i Burundi. Yego bamwita Apostle Mbayahaga. Yego bagati ngewe nzasubira i Burundi atakiriho. Ejo cyangwa se ejo bundi tumva makuru avuga ko Apotre Mbayahaga yageze gute yapfuye. Yego mu wundi mwanya tubona makuru avuguruza ibyatangajwe. Yego hanyuma rero niyo mpamvu nkwakiriye kuri izi sheni kugira ngo tubinonosore neza nyuma y'ubuhanuzi. Hanyuma twinzike n'ikiganiro cyacu. murakoze cyane. Dushuje abadukurikiye bose bari Burundi, Kongo, Tanzania, Zambia, Mozambique ndetse na Malawi, mu Rwanda, Uganda, Kenya, Sudani n'ahandi n'iyindi migabane wa Aziya, w'Uburayi no wa Amerika. Mwese amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Hanyuma rero nkuko wari ubimbajije Apostle Mbayahaga hari ikiganiro yakoze amvugaho. Amaze kumvugaho rero ndamubwira nti ubwo unyubahutse urangije igihe cyawe cyo kubaho kandi ni wowe ukirangirije. ndamubwira ngo wuriye igiti kiturirwa. ngerekaho ndavuga ngo ugende urya utwanyuma usezera inshuti n'abavandimwe. Icyo kiganiro kirahari. navuze nta nubwo narengejeho ibintu byinshi. Icyo kiganiro kirahari. Kubw'ibyo rero nge nta muntu nyifatira mu gahanga. Yego naravuze ngo igiti kiturirwa kiba gifite amahwa. Iyo ucyuriye urakomereka. Rero njyewe ndi igiti gifite amahwa. Gusobanura ngo ufite amahwa. Ndayafite. Umuntu wese ukuriye, umuntu w'Imana cyangwa se umukiranutsi, iyo umubabaje gusa akababara uba wikururiye ibibazo n'ibyago. Yego kuko hari akantu mperutse kubona. Mudamu umwe yarimo arigisha aravuga ati umukiranutsi uzirinde kumubabaza. Tinya umuntu arira Imana igahaguruka ikamubaza ngo ubaye iki. none se uri umukiranutsi? Njyewe none se ntari umukiranutsi ndi iki? Ndi umukiranutsi. Uzi ikintu kitugira abakiranutsi? Amaraso ya Kristo Yesu. None ndashaka kukubaza, Apotre Mbayahaga ariho cyangwa yarapfuye? Ni ibintu bibiri. Apotre Mbayahaga yariho cyangwa yarapfuye? Nawe uriho. Ushingiye kuki? Nshingiye kuki? Kandi akarira aka video gahari ari agaragaza hari umugabo ejo bundi yafashe aka video avuga ngo uyu munsi turi kuri zingahe. Avuga itariki ningire ngo nimba ari 10 nimba ari zingahe. Yari ari kumwe na Apotre Mbayahaga. Bari ahantu mu gahoteli runaka. Na Apotre Mbayahaga yambaye agashati k'umweru kandi twari twatangaje amakuru avuga ko yapfuye. Apotre Mbayahaga ni muzima. None utangaza ute kandi ko yapfuye kandi ari muzima bwe? Niba ari muzima rero jewe ndabaha example.
namvugeho ubu tuvugana iki kiganiro dukoze uyu munsi yego akora ikintu kivuga kuri kivuguruza aya magambo yewe mvuze nimba ariho ngewe ndabimusabye atakuvuga wese akurebye akavuga ati ngenda nubwo nco kuko avuga umva mbanze nkubwire Apotre Mbayahaga avuga ku Rwanda akavuga kuri Banyamurenge akavuga kuri AFC 23 ejo bundi yashinyaguriye uyu mujama nyakwigendera Wiringoma hari n'ikindi kiganiro nabonye avuga ngo none se kuki drone yabahushije yego uyu Abanyamurenge baravuga bati awawa ati nawe se wapfa ati uyu munsi nuko ngo hari abantu bavuga ko Apotre Mbayahaga atari muzima hari n'abandi bavuga ngo ni muzima hanyuma uyu munsi wa none tureka tuvuga ko atari muzima ninde waba waramwishe urakoze cyane abo yahanuriye yego ababesha yuko bazashobora M23 nibo bamwivuganye bavuga bati wowe utubeshe abeseka watubwiye ngo tuzabatsinda none baratumaze wa mujinga we urumva none uyu muntu yemeza ngo arahari yego njyewe ndi uwa mbere kumenya ayo makuru nta n'umuntu yantanga kumenya inkuru iyo ari yo yose ibereye hariya yego urumva rero abo bantu ni bande tureke kubahisha abo bantu ni bande icya mbere ari mu Burundi hari amashyaka arenga ngahe ishyaka rya mbere ni CNDD FDD niryo ryagiye kurwana hari hakurya muri Kongo hariya nibyo cyangwa se nimbonera kure yaba yarahanuriye niki oya ntabwo ari mbonera kure ni CNDD ni CNDD yahanuriye ni igisirikare cy'u Burundi cyangwa se ni perezida w'igihugu abizeza ibitangaza ko M23 itazigera ibashobora ahubwo bazayikubita bakayirukana muri Kongo ase ko kubungubu niko bimeze buhunga mbere none byaba ariko bimeze bitahubwo aribo bakubiswe bagashira gutese ninde utabizi shaba kandi uyu mugabo perezida ndayishimiye cyangwa perezida Neva yaravuze ati twebwe tuzi kurwana dufite ingabo ziturinze abasha ati yaba mwari muzi ingabo ziturinze uko zingana abasha none aragati kandi mbere yuko twebwe tugenda twebwe turamaza tugasenga zitsindwa gute kandi babanje gusenga none izo ngabo zibarinze yego nibo zirinze bonyene nta bandi zirinze nese nta bandi bafite iziruti zimurinze nanjye mfite ingabo zindinze urumva kandi none ushatse ko Evariste Ndayishimiye ari ntuzari umuvangirwa se ni umuvangirwa nyine ataba umuvangirwa kandi avuga kandi wa mugabo wapfuka mutazakora ishyano uriya perezida arasenga ni umuntu w'Imana asenga Imana nk'iyo usenga yamubwiye ngo iki yaramubwiye ko bazatabaruka amahoro neza baratabarutse amahoro dore se ubona ko yavansa ajya imbere ari ubwo ajya asubira inyuma wowe nubwo umwambi w'Uwiteka uri kumushakisha ariko ngo ejo bundi ubwo burozi bwari bumurashye ubu hari aburokoka njyewe amezi natanze bayategereze watanze amezi angahe yatanze kugera mu kwa 8 ushatse ko perezida Neva Sendagara atazaba akiriho we wenyine se n'abandi hari n'abandi narinze kuvuga hanyuma ubona ari iki uyu munsi wa none mbere wenda Bibiliya iravuga ngo mu bihe bya nyuma hazaza ibihe birushya ko perezida Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye ari perezida wa Afurika uyu munsi wa none muri Kongo hakaba hari intambara kuki perezida wa Afurika adashobora guhagarika iriya ntambara kandi afite ubwo bubasha kereka iyo aba ari perezida w'ijuru wenda aho yari kubihagarika ariko perezida wa Afurika njye ntabwo numva icyo ushatse kumbwira kandi yaratorewe kuba perezida wa Afurika nyine ari ahubwo yaba yaratorewe ubwami agatorega ubwami bw'ijuru ushatse kuba ko nta nijoro afite se gute se kandi ari perezida none perezida bisobanuye ijuru perezida n'ijuru bihurira he ari perezida wa Afurika wa urumva ni perezida wa Afurika nyine none se perezida wa Afurika na perezida w'ijuru none bahurira none perezida w'ijuru abasate cyangwa se ameza ate agenda ate none se ibihugu nibyo biyobowe ijuru ntirifite abariyoboye wowe uyoboye ikihe gihugu njyewe nyoboye igihugu cyo mu ijuru
uri iki mu ijuru uyoboye? Uri iki muri iryo juru? Ndi umwami n'umutambyi. Uri umwami n'umutambyi? Yes. Uri umwami n'umutambyi. Ubu nicaranye n'umwami aho rero kagira inkuru. Hanyuma se umwami umenya amakuru yahariye hakurya. Uyu munsi wa none amakuru mfite nuko ari i Burundi isaha n'isaha ngo hashobora gukorerwa kudeta bitewe na Bunyoni. Ashobora kuvuga ati ubwo mvuyeyo ngo dore ko ari kumera neza, ararengana. ariko Bunyoni ararengana nubwo atari kuvayo. Urabyumva neza? Nubwo atari kuvayo ntabwo umugambi Imana ifite ku Burundi wahagarara kubera Bunyoni. Sibyo? Kandi ijuru rirafite abandi rishobora gukoresha atari Bunyoni, kuko amarira y'abarundi n'abarundikazi yageze ku Mana, kandi ijuru ririteguye gutabara. Bitarenze mu kwezi kugera mu kwezi kwa munani abantu bazabona impinduka. Yes, kandi twarabivuze ntabwo turi kubisubiza inyuma. Uvuze ko Bunyoni ari wowe ushobora gufata igihugu? Ntabwo ari byo mvuze. Nakubwiye ngo ararenga. Ubu uzagifata mureka gume mu ibanga. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bamumenye. Ushatse kuvuga ko perezida uzayobora u Burundi akiri mu ishyamba? Ushatse kuba ko ari Dawidi? Ushatse kuba ko Dawidi akiri mu ishyamba? Ntabwo ngiye mbivuze. Nyamara dore cyafungishije Bunyoni ni ibyo ngibyo. Yakiriye message ivuga ati Imana irakudujije. Inkuru ziragenda zigera kwa Evariste Ndayishimiye. Ayo makuru ndayazi. Ngarangije ahita avuga ati rero wambwawe bugiye hariya sha. Bahanuriye umugore ko Imana imuhaye indi ntebe. Yego, imushize hejuru. Mudugije. Ndabizi nibyo yazize. Nukuvuga ngo ubwoba bagize ni nk'ubwo Herode yagize Yesu yavutse. Ushatse kuvuga ko Evariste Ndayishimiye ari Herode? Ari Herode? Oya, n'urugero ntanze ariko nawe yaba Herode. N'urugero utanze ariko yaba Herode? Oya, uwo yavuga uti ni Herode. Kubera iki mbivuga ngo ni Herode? Nawe yaba Herode. Kuki uvuze ushyizeho yaba se? Yaba, nuko bishoboka. Nuko bishoboka ko yaba Herode. None. Hanyuma ubona ko uyu nguyu Bunyoni ashobora kuba yarafunguwe. Yego. Ni iki kintu gishobora kuba kidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi? None Imana utekereza ko kubizi ko nari narabihanuye. Navuga ngo Bunyoni agiye gufungura. Bunyoni agiye gufungura. Yego. None utekereza ko Imana yamufunguye itamufiteho umugambi, idafite ikintu yamufunguriye? Iteka ryose imbabazi Imana itugirira ziruta iz'umubyeyi agirira umwana yibyariye. Kuba yarageze akavuga ngo Mana hari isengesho yasenze, Imana iraryumva. Kandi igihe cyose umuntu ahindutse akanahindukira, Bibiliya iravuga ngo Imana iramukiza. Mu bisanzwe rero Bunyoni Imana yamuvuzeho. Njyewe niba warakurikiye ikiganiro nari naramuvuzeho, nari navuze ngo umugore we, kuko Bunyoni we yari muri gereza. Yego. Ndavuga ngo nabona iki kiganiro afate nimero ampamagare tuvugane. Bataramufunga? Yari afunzwe. Yego. Ntusi ubwo yari kugikura hehe? Ariko ibyo mvuze uri cyangwa n'umugore wahubwo ari nakubwiye ngo umugore wa Bunyoni. Yego. Ikiganiro nakoze. Yego. Bunyoni yarafunze. Ndavuga ngo umugore we nabona iki kiganiro. Yego. Aguhamagara. Nimero ampamagara. Yaba yaraguhamagaye? Uvugane. Ntabwo yampamagaye. Aha. Sawa? Yego. Ariko naratangaje ndavuga ngo agiye kutaha. Yego. Waba warakibonye iki kiganiro? Kirahari. Kinamaze n'igihe. Yego, ko Bunyoni agiye gutaha. Ngira ngo cyaba kimaze nk'amezi 5 cyangwa 3 simbi byibuka neza. Ariko kirahari. Ku mbabazi yaba yarahawe zaba zaraturutse kuki? Imbabazi yahawe zaturutse ku ijambo navuze, kuko ni ijambo Imana yavuze. Reka mvuga ngo ni ijambo Imana yavuze, nubwo ari njyewe yaritumye, ariko ni ijambo Imana yavuze. Yego. Utagira ngo nahandi zaturutse. Icyambere yego nuko yihana agasenga Imana, Imana ikumva iryo sengesho. Kabiri kamugirira imbabazi. Navuze ngo igira imbabazi ziruta iz'umubyeyi agirira umwana we. Yego. Hanyuma gatatu ni ijambo Imana yavuze. Yego. Ijambo Imana yavuze rero. Yego. Byarenga inkombe ariko ntibyarenga ijambo Imana yavuze.
yategerezwa gutaha kuko Imana yabitegetse cyangwa yafunguwe kubera ko Evariste Ndayishimiye Sendagara yagize ubwoba bukomeye ubwo imipaka yose yari yugaye n'ahantu afite avuga ati noneho nihenuye ku Rwanda nsigaranye Kisekedi none Kisekedi nawe ndabona ibyo bitari sawa arebye kuri Tanzania asanga Tanzania nayo ngo yamwokeje ikintu kitwa igitutu burya ngo bunyoni ukuntu ngo avuga rikijyana muri Tanzania yego akaba ari wo muntu na Rwasa gatoburiye na Tanzania babyumva kimwe yego reka cyane aho niyaba se ariyo ntandaro yo gufungurwa k'uwo mugabo mbo njewe ntabwo ibyo yatekereje njewe mbyitayeho narababwiye igihe cyose ko nita ku kintu Imana ivuga kuruta icyo abantu bavuga sinitaye ku byo abantu bavuga cyangwa batekereza nge nitaye ku cyo Imana ivuga icyo Imana yari yaravuze nuko yari yaravuze ko azataha akarekurwa kandi Imana ibivuze ntabwo yabura inzira ibinyuzamo kugira ngo arekurwe ikindi kintu ntaramenya kuko Imana itarakinsobanurira neza nuko nzi ko hari cyatumye arekurwa uyu munsi ntacyo mvuze kuko sindakimenya ariko njewe nizera yuko kihari icya mbere nta nduri ivugira ubusa ku musozi icya kabiri intare ntiyivugira ubusa mu ishamba nta kintu ibonye ariko we reka nanjye mbitegereze reka nanjye mbitegereze hanyuma ubona ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi ubona rizarekura iriya ngoma cyangwa hazavuga isasu mbo urakoze cyane kurekura byo nta birimo ariko hazavuga isasu kandi kurekura byo ni itegeko mvuze ngo itegeko sinzi niba ubasha kubyumva ni ku gahato ni ku mbaraga by fire by force byanze cyangwa bikunze biguma cyangwa byoro izarekura wabyumvise uburyo mbivuze igomba kurekura kandi igihe kirageze isezerano rirasohoye nibitinze nejo bundi ryari kandi nabivuze ejo bundi ryari kandi ejo bundi ni navuze ukwa munani ni hazare ni isasu rizavuga mu kwezi kwa munani rivuge cyangwa rireke nuko CNDD igomba kurangira yego Imana yayirangiza ritavuze yayirangiza rinavuze ikora uko ishaka icyaho ishaka nta muntu yigira inama ahubwo umwana w'umuntu arayigisha inama ahubwo umwana w'umuntu agisha Imana inama nimba nkumvise neza nuko Bishop Abeli ntabwo mfite byinshi byo kukubwira ahubwo nagusaba kugira ngo nimba ufite message ugomba gutambutsa ku bantu b'Imana uyitambutse mu minota mikeya dusigaranye urakoze cyane message mfite maranye umunsi umwe iyo tuvuze umunsi n'amasaha 28 24 nukuvuga ngo message niyivuga ngo ufite imirimo ki izaguherekeza cyangwa se izakuvuganira cyangwa se izakuburanira imbere y'Imana kubera yuko urugamba rugeze mu mahina tugeze aho umwana arira nyina ntiyumve yego icyambere abamarayika bafite inzabya 7 z'ibyago uwa mbere ariteguye gusuka mu isi n'uwa kabiri akurikire n'uwa gatatu mpaka kuri 7 uyu muntu udafite imirimo imuburanira yego nta mahirwe yo kubaho afite iyo tuvuze imirimo rero hari imirimo myiza hari imirimo mibi sawa mwibuka yuko umuntu akoze ikibi agisanga imbere no kiramuherekeza ahubwo yakora icyiza kikamusanga imbere turabikosoye abadukurikiye batwumve neza iyo umuntu afite imirimo mibi iramukurikira iyo umuntu yakoze imirimo myiza ayisanga imbere ariko icyo nshaka kuvuga ni ikihe imirimo myiza umuntu yakoze niyo ageze mu byago no mu makuba irahaguruka ikaburana
reka turebe uburyo imirimo yaburanye Tabita yapfuye bituma urupfu rumurekura cyangwa se rumuruka kandi rwari rwamaze kumumira ruramuruka kubera imirimo yarahagurutse iraburana ikondana Tabita. You understand? Yes. Noneho reka turebe abandi bantu imirimo yaburaniye. Yego Shaduraka, Mesaki na Abedinego bashyirwa mu itanura ry'umuriro. Nukuvuga ngo imirimo yarahagurutse iramuburanira, ntabwo imirimo yatumye basha. Daniyeli mu rwobo rw'intare imirimo yarahagurutse iraburana, marayika yohereza icyo bita intervention rapide ikoresheje marayika wayo, yohereje marayika wayo araza afata iminwa y'intare ntizamurya kandi zishonje. Reka dukurikizeho n'abandi kuko barahari benshi. Pawulo na Sila imirimo yarababuraniye iranabarekipera muri gereza. Yego cyangwa se reka turebe Petero imirimo yarahagurutse iraburana. Bibiliya iravuga ngo abitorero bagira umwete wo kumusabira. Imana yohereza marayika icyo twita intervention rapide, ubutabazi bwihuse. Baraza bakuraho amapingu cyangwa se ngira ngo amapingu ntiyari yaza, bakuraho iminyururu, niko Bibiliya ivuga. Yego Bakingura n'inzugi. Yego arasohoka anyuze ku barinzi ntibamenya na kimwe. Iyo ni imirimo. Reka turebe abandi bantu imirimo yatabaye. Harimwo uwitwa Ezekiya. Yego Imirimo yarahagurutse iraburana. Yego we ufite mirimo ki izakuburanira ugeze mu mahina, ugeze mu rugamba rukomeye, ugeze mu byago no mu makuba. Yego nukuvuga ngo ese ufite imirimo izavuga ati uyu muntu yambitse abari bambaye ubusa. Imirimo iburane ati uyu muntu yishuriye abasohowe mu mazi. Imirimo ikuburanire ivuga ati uyu muntu yagaburiye abashonji. Ni imirimo ki ufite izakuburanira kuko hagezeho abantu bacishwa imbere y'intebe y'urubanza. Imirimo wakoze niyo igiye kuzakubeshaho. Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi azabeshwaho n'imirimo myiza yakoze, yakoresheje amaboko ye. Niba uri umukiranutsi, niba wifuza gukiranuka, ariko reka nsubire inyuma ho gatoya. Hari amakuru meza yanejeje umutima wanjye. Indaya yitwa Rahabu itsindanishirizwa n'imirimo myiza kandi yari indaya yayogoje cyangwa se yazengereje abagabo bafite abagore. Aleluya, ntangiye gufasha. Noneho Bibiliya iravuga ngo ahisha abakozi b'Imana. Yego Imana yabatumye mu gihugu kujya gukora umurimo, hanyuma barabahiga kugira ngo babafate. Barimwo biruka ngo bijugunya mu nzu y'indaya yitwa Rahabu. Bahageze ati nta bantu utuboneye. Arababwira ati baciye hano biruka. Barakomeje kandi bari hehe? Mu nzu. Mwari muzi ko iyo mirimo icyo gikorwa yakoze cyamutabaye. Imirimo y'umuntu izatsindanishiriza nyirayo cyangwa izamutsindisha. Rero kubera yuko bikomeye kandi isaha gusa muri Afrika ni isi yose. Mwabyumvise? Umuntu wese udafite imirimo imutangira raporo, imuburanira, imuvuganira, uwo muntu abuze ahabarurirwa. Yego nta bintu byinshi ndi burenze kuri ibi. Ibigiye kuba muri ibi bihugu by'akarere kacu hazarokoka umuntu ufite imirimo myiza. Umuntu wese yakoze imirimo mibi, abicanyi, abasambanyi, abagambanyi, inkozi z'ibibi bitandukanye, umuntu wese ukunda kubesha akabikora, uwo muntu nta buzima afite. Kuko nigeze navuga mu minsi ishize ngo Imana ije kubagara umurima wayo, ikuremwo urwiri, umwungeri arobanure nk'uko, yego Imana irobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Mpita ngerekaho akantu kavuga ngo abanga Imana ntibayisenge
bazapfa bose be kwibukwa. Wabyumvishije? Abantu badakunda intumwa n'abahanuzi, abantu batumva icyo Imana ivuga, batumva icyo umwuka abwira amatorero, abo bantu bose kwa heri bayi. Sawa? Hazasigara abantu Imana yahayeho igihugu gakondo. Ubwami bufite ababutorewe. Yego? Mu yandi magambo sasa biravuze ngo abakiranutsi bazatura bashaka. Abakiranutsi, abantu bubaha Imana, kuko izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Abantu bakoze neza bafite ya mirimo twababwiye, nibo bazatura mu mazu meza, nibo bazatura hagutse, bazabaho bashaka, kubera ko abanyakibi Imana ije kubakura hagati y'abana b'Imana. Navuze ngo izarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu ihene, kandi abanga Imana ntibayisenge bazapfa be kwibuka. Mu yandi magambo amazu bubatse akomeye ntibazayaturamo, n'ay'abakiranutsi, n'ay'abantu bubasha Imana bakanayikorera imirimo, ya mirimo yose twarimo turavuga. Mu yandi magambo amamodoka baguze ntibazayagendamo, amazu bubatse ntibazayajyamamo, kireka umuntu ufite iki imirimo myiza. Yego? Sinasoza iki kiganiro ntashimiye u Rwanda n'abanyarwanda na perezida uyoboye u Rwanda. Impamvu ni iyi, mperutse kubona akavideo aba basirikare ba RDF bajya mu butumwa bw'amahoro. Uzi ko bakora bagasiga bubakiye amazu n'abaturage. Uzi ko mperutse kubona video bari hejuru bari gusakara inzu. Urabyumva neza? Iyi nta kindi kizarokora umuntu uretse iyi mirimo narimo ndavuga. Yego? RDF yubakwa. Uranyuma neza? 5 kwa 5. 5 kwa 5. Imana ibaha umugisha by'umwihariko. Imana imirimo y'umuntu izatsindanishiriza umuntu. Nagira nibutse abantu ko nta muntu yakoze ibyaha byinshi nka Dawidi, ariko Imana yamukunda cyane kubera iki? Imirimo myiza. Imirimo rero ubundi imirimo Imana niza kureba cyangwa se guca urubanza, imirimo y'umuntu izapimwa uko n'ukuri ku jambo ry'Imana. Ngo niyo yasha igasa nk'uko ibikenyere bisha. Mu Burundi baravuga ngo nk'ibishakashaka, mu Rwanda baravuga ngo nk'ibishangara. Iyo mirimo igasa umwana w'umuntu azabura ibihembo, azabura ingero. Ariko iyi mirimo nitasha zahabu maze kuyibona barayitwika ahubwo aho gusha ikarushaho kuba nziza. Niko imirimo y'uwakoze imirimo myiza izamera. Mu yandi magambo rero, yego, dore ni kumunzani, cyangwa se ku kiro. Apardo gatoya kakantu narakibagirwa. Yego, imirimo myiza nirusha uburemere ibibi wakoze utakufa, uzahabwa imbabazi. Ibibi wakoze nibirusha uburemere ibyiza wakoze, imirimo yawe izasha, izaba nk'ibikenyeri, izaba nk'ibishangara. Wabyumvishije? Mu yandi magambo turwize imirimo myiza, ibibi tubireke ntaho byageze umuntu. Hanyuma dusoza, wenda tugana ku musozo, nubwo mbwira ngo dusoza, hanyuma wenda dusubiye inyuma gatoya, ubona wenda muri aba baturanyi bacu ubona ari nk'abandi bafite imirimo myiza? Mu baturanyi bacu abantu bafite imirimo myiza, reka nshimire perezida umwe yitwa nde, muramfasha kumwibuka, ayoboye igihugu cyitwa Gutemana yanjye. Umuperezida ari aho w'umusirikare, igihugu kiyobowe n'umusirikare ari aho, yitwa wohese kubwo mwamfashije. Ariko hari umugabo nawe ufite imirimo myiza, ni umusore buriya, yaba ari umusore yitwa nde? Uriya mutipe w'umusirikare w'umuyisilamu, harya se umuyisilamu ra? Ni umuyisilamu buriya. Mwitandera ko nanjye bamugane mfasha, ndamwibagiweho gato. Nigeze nanamuhanurira mu gihe cyashize muvuga w'ibyiza, ako ntimwanyibutse ukuntu yitwa ra? Aya nabyibagiwe. Yitwa nawe nabonye afite imirimo myiza, akunda kuba yiyambariye, natinya kwambara umwenda wa gisirikare, kandi ni perezida. Yego, afasha abaturage cyane. Afite imirimo nk'iyo u Rwanda rukora. Yego, rero mu baturanyi nta gihugu gifite imirimo myiza nk'u Rwanda.
uwa kabiri nabo baza mu mateka y'imirimo myiza cyangwa y'abantu bakoze neza muri Afurika ariko yitwa nde mana yanjye ariko kumwibagiwe yitwa afite uruzina rugoye yitwa nde mana yanjye uruzina rugoye turashoje oya muri gutinya kumuvuga namwe muragakirwa twasoje muramuzi twasoje nuko yitwa nde mana yanjye w'umubogare gutyo Imana iramukwimye izina rye riranze kuza kandi naho uramuvuga kubera iki Imana yanjye ariko ntacyo mufite impamvu mutinye kumumbwira kandi ariko rero abe benshi muratinya gushyira muri social media ariko bwana be siritunga abantu bakomeye ariko njyewe by'umwihariko reka nshimire perezida w'u Rwanda Paul Kagame yego imirimo njyewe ndi kubona akora nubwo benshi bamwanga bakamuvuga nabi njyewe nababwiye ko ntita ku by'abantu bavuga ahubwo nita ku by'Imana ivuga njyewe nk'umuhanuzi kandi nk'umukozi w'Imana ndamushimiye kandi ubwo mushimiye n'ijuru riramushimiye yego Imana imuha amahoro n'imigisha amen. Hanyuma ariko uzi ko papa ngo yihanangirije igihugu cy'u Burundi ba nta nubwo yigeze aruhuka kukihanangiriza gihora kihanangirizwa cyane cyane n'abapapa n'abasenyeri yego barakihanangiriza cyane yego hanyuma reka dushimire abari badukurikiye tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka ushaka kuvugisha Buhungu Abeli nimero nizo ngizo munsi ya screen ariko ntacyo yanazivugira oya muzishire kuri ekra bazibone kuko benshi barangiza ikiganiro donc nimero dukunda kuzivuga dushoje ikiganiro kandi benshi ntibarangiza ikiganiro byaba byiza abantu bagiye barangiza ikiganiro nibwo bamenya amakuru neza rero ariko muzibashirire kuri screen aho bazibona hafi kugira ngo bitazajya bibagora Imana ibahe umugisha amen ibiganiro byacu nakagaruka Shalom.